wongere umanure ayo mahoro mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa babo bayatakaje mwami. Birenge morali bakura mu gasaha kamwe ko gusenga, birenge morali bakura mu ndirimbo, bibahindukira ubuzima kuko urabitanga kandi urabifite. Turakwizeye, 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 twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe, kuko dukunda turi amahoro. Gukundwa nawe bitubera uburinzi, bikatubera igihome kirekire twihishamo tugakomera. Wereka n'ubundi izina ryawe ngo ni umunara muremure abakiranutsi bihishamo bagakomera. Gukundwa nawe bitubera uburinzi butuma imyambi ya Satani itabasha kutugeraho, bituma ibikorwa bye byose n'iby'abakozi be mu buryo bwose bitatugeraho imbaraga. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abo wahamagaye. Ndabasengera mwami ngo barinde igihe barashweho ntibatane inzira yo gukiranuka, igihe bageze mu bibariza n'ibituma batareba imbere ntibatane inzira ubashakamo, kuko nicyo umwanzi abashakaho. Erega Satani ntiyaragamije gukora kuri biriya bintu byabo, ntiyaragamije gukora ku bo bakunda, si cyo yashakaga. Ntiyaragamije gukora ku butunzi bwabo, si n'amagara yabo yashakaga kuzimya iryo tabaza ryaka mu buzima bwabo. Niko yakoze ku buzima bwa Yobu kugira ngo akwihakane. Si amafaranga ya Yobu yashakaga, yewe si n'urubyaro rwe, yewe si n'umubiri we. Yashakaga ko umutima wa Yobu kwihakana, ariko wakomeje umutima wa Yobu aguma mu nzira zawe. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Ngo ariko izina ry'Imana nirihimbazwe. Izo mbaraga zakomeje Yobu ziracyakomeza abakiranutsi kugeza ku munsi wamwunamuriyeho. Uramwunamura Uwiteka Mana Nyiringabo, kugirirwa kwe neza kuko inshuro nyinshi cyane uko yari afite hambere ayongera kukubona. Aravuga ngo nubwo umubiri wanjye wabora, ngo icyo nzi nuko amaso yanjye azamureba Sayuni. Uwiteka Mana Nyiringabo yahawe guhishurirwa atari afite nyuma y'imiraba. Ndasenze kugira ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe ntiwemere ko bacogora mukunzi mwiza, ahubwo ukomeza amaboko yabo, kuko hari irindi arenze yaririmba ku munwa atembe mu mutima wawe. Data arayafite, arayashoboye. Wongere uririmba iyi ndirimbo. Niba hari icyatumye utakaza amahoro y'umwami amaruke mu mutima wawe, bikubera isengesho. Kandi niba uri amahoro uhagaze no mu ngorane, bigutera umutima ushima, wibuke Imana yaguhaye amahoro. Muri Kristo harimo ubuzima, si ibyo umuntu yivugisha, si morale. Ndibuka hari iminsi nari ntakaje amahoro kandi cyane, n'ibimbujije amahoro ari byinshi. Iyi ndirimbo igaruka mu mutima wanjye, nirwa nyiririmba umunsi wose, numva amahoro ya Kristo atemba mu mutima wanjye, bitari ku munwa ahubwo binyuzuye. Ntakereza, numva nakira uburinzi bw'Imana bukomeye hagati mu ntambara. Mbona gutabara kw'Imana n'uburyo iburizamo imigambi ya Satani. Ndavuga mwami, muri wowe turi amahoro, turashinganye. Reka amahoro ya Kristo agurire mu mutima wawe. Gusengana umutima utekanye biraryoha, kugendana umutima utekanye muri iyi si yuzuye imidugararo biraryoha. Bihesha gucya mu maso, bihesha gutegerereza ineza y'Imana. Umuntu adataye umurongo, umuntu adatanye, umuntu akomeje muri urugendo kandi akora iby'Imana imushakaho. Reka amahoro ya Kristo yuzure mu mutima wawe, birenze kuririmba, birenze ku munwa, birenze kuyiha, ahubwo yahabwe n'ijuru. Urakoze mwami wanjye.
tembesha ayo mahoro mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Tembesha ayo mahoro mu mitima y'abayatakaje. Tembesha ayo mahoro mu mitima y'abatagifite ibyiringiro. Urayafite ku bwa twese. Tembesha ayo mahoro mu mitima y'abazengurutswe n'impagarara. Tembesha ayo mahoro mwami w'abantu mu mitima y'abatarimo kureba imbere, iyo bagerageje kureba babona ibibariza n'ibibatesha umutwe n'ibibahangayikisha, bakibagirwa amaboko yawe y'imbaraga. Ariko waravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Tembesha ayo mahoro mwami mu gihe bategereje ineza yawe. Tembesha ayo mahoro n'ibyishimo by'umwuka wera mu buzima bw'abahangayitse, mu buzima bw'abo Satani yateje imyambi y'uburyo bwinshi, dore ko ateza ngo imyambi yaka umuriro. Tembesha ayo mahoro mwami kugira ngo bahagarare badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tembesha iyo neza yawe mu buzima bwabo. Tembesha mwami iyo migezi itemba. Tembesha Uwiteka Mana Nyiringabo ayo mahoro asunike guhangayika kose, akureho amarira yose, akureho kugirirwa nabi kose, akureho intege nkeya zose. Uwiteka Mana Nyiringabo waravuze mu ijambo ryawe ngo mu isi tugira imibabaro, ngo ariko niduhumure wanesheje isi. Nuko wari uzi ko ufite imbaraga zo kudukiza, nuko wari uzi ko ufite imbaraga zo kutwuzuza amahoro, nuko wari uzi ko ufite imbaraga zo kudutabara. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Nongeye kuzamura abahungu bawe n'abakobwa bawe babyukanye intege nkeya kugira ngo bongeremo imbaraga mu bugingo. Abaraye nabi ndasenze mwami kugira ngo ubagarukeho, ubuzuze ibyiringiro, ubabyutse uyu munsi, umanukane n'amahoro yawe. Ko bagenda bagwiza amasaha bigira imbere, ariko amahoro yawe agenda yuzura imitima yabo, ariko ubutabazi bwawe bugenda bwuzura imitima yabo, ariko kukwiringira kugenda kugaruka mu buzima bwabo. Twebwe abizera waduhaye amaso ashobora kureba hakurya y'imiraba tukabona ineza yawe. Ndasenze kugira ngo umuhe ayo maso muri iyo miraba ahagazemo, muri ayo marira ahagazemo, umuhe ayo maso areba hakurya, abashe kubona ubutabazi, abashe kubona kugira neza kwawe, abashe kumenya ko uri umwizerwa, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo adatembanwa n'aka gahagazemo, adatembanwa n'iyi minsi mibi ahagazemo. Ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, erega siko bizaba ngo abagutegereza mwami w'abami ntago bazakorwa n'isoni, ngo kereka bava mu isezerano ari nta mpamvu. Ndasenze kugira ngo ukomeze amaguru ye, uyakomereze mu nzira ikwiriye, ukomeze mwami umutima we uwukomereza ahakwiriye. Ntiwemere ko atembanwa, ntiwemere ko imiraba imurusha imbaraga. Reka amahoro abo umugabane we, maze asenga atekanye, maze yongere yuburira amaso kuri wowe, agutegereza aguwe neza, agutegereza yuzuye ibyishimo, kandi akora icyo umutegerejeho. Satani ntamuhinguranye na ya myambi ye yaka umuriro, naza kumutera n'imyambi myinshi n'amagare menshi. Ubuntu bwawe buzamugota, ineza yawe imuzenguruke, maze umwanzi Satani amubure. Ndagushimira ko ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Nta kitugeraho Uwiteka Mana Nyiringabo utakizi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo dufite mu kiganza cyawe, nta muntu n'umwe wabasha kutuvuvunuramo. Uradufite, utwitayeho, uri ingabo idukingira. Ndetse Uwiteka mu mazina witwa Uwiteka Nyiringabo, kuko uri Imana iturwanirira, uri Imana iturwanirira, uri Imana irwanirira abo yahamagaye, uri Imana idutsindishiriza. Uru rugamba duhagazemo tuzi ende yarwo, tuzi finale yarwo, tuzi iherezo ryarwo. Waratsinze, waranesheje. Hari umunsi kuzimu na Satani bizazingwa, bigafungiranwa, bikajugunywa epfo iyo ngiyo, abera bakabaho banezerewe, batakirira, batakibabara. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza bohamagaye, komeza bakiranutse nyaguhora ku ngoma, bagusizemo ibyiringiro byabo byose. Umwanzi akabahora icyo ngicyo, akabaziza gukiranuka, akabaziza ko atakibafite kandi atakibakoresha. Ndasenze ngo bakomereze amaboko, ubuzima bwabo bwambika imbaraga. Uwiteka we, bashimangire muri uru rugendo, komeza amaboko yabo. Urakoze kandi kuri mutwingingira, niko ijambo ryawe rimbwira. Ibyo byururutse imitima yacu, bigatuma tugubwa neza. Ngo uri iburyo bwa Data utwingingira, uri umwinginzi uruta abandi, uri umutambyi mukuru. Mwami, gusenga kwawe kuduha imbaraga, uko twingingira turushaho gukomera. Ngo ndetse n'umwuka wera ahora tunihira iminiho ngo tutabasha kuvuga, tutazi nuko imeze, iminiho itavugwa. Avuga ngo abo Kristo yaguze amaraso, reka bongere bakomezwe, reka bongere bashinganywe. Urakoze ko tujya twumva imbaraga zitugarutsemo tutazi nuko byagenze. Urakoze ko ibyiringiro bijya bigaruka mu bantu. Urakoze Mwami w'abami ko abohamagaye utajya ubasiga. Tuguhaye icyubahiro mukunzi mwiza. Ndakwinginze Mwami, muri uyu munsi mushya dutangiye, wongere umanura ayo mahoro mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe bayatakaje Mwami. Birenge morali bakura mu gasaha kamwe ko gusenga, birenge morali bakura mu ndirimbo, bibahindukira ubuzima, kuko urabitanga kandi urabifite. Turakwizeye, turakwizeye,
turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe. Ubwo dukunda turi amahoro, gukundwa nawe bitubera uburinzi, bikatubera igihome kirekire twihishamo tugakomera. ngo reka n'ubundi izina ryawe ngo ni umunara muremure abakiranutsi bihishamo bagakomera. Gukundwa nawe bitubera uburinzi butuma imyambi ya Satani itabasha kutugeraho, bituma ibikorwa bye byose n'iby'abakozi be b'uburyo bwose bitatugeraho imbaraga. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abo wahamagaye. Ndabasengera mwami ngo barinde igihe barashweho ntibatane inzira yo gukiranuka, igihe bageze mu bibariza n'ibituma batareba imbere ntibatane inzira ubashakamo, kuko nicyo umwanzi abashakaho. Erega Satani ntiyaragamije gukora kuri biriya bintu byabo, ntiyaragamije gukora ku bo bakunda, si icyo yashakaga. Ntiyaragamije gukora ku butunzi bwabo, si n'amagara yabo yashakaga kuzimya iryo tabaza ryaka mu buzima bwabo. Niko yakoze ku buzima bwa Yobu kugira ngo akwihakane. Si amafaranga ya Yobu yashakaga, yewe si n'urubyaro rwe, yewe si n'umubiri we. Yashakaga ko umutima wa Yobu kwihakana, ariko wakomeje umutima wa Yobu aguma mu nzira zawe. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. ngo ariko izina ry'Imana nirihimbazwe. Izo mbaraga zakomeje Yobu ziracyakomeza abakiranutsi kugeza ku munsi wamwunamuriyeho. Uramwunamura Uwiteka Mana Nyiringabo, kugirirwa kwe neza kuko inshuro nyinshi cyane uko yari afite hambere ayongera kukubona. Aravuga ngo nubwo umubiri wanjye wabora, ngo icyo nzi nuko amaso yanjye azamureba Sayuni. Uwiteka Mana Nyiringabo yahawe guhishurirwa atarafite nyuma y'imiraba. Ndasenze kugira ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe ntiwemere ko bacogora mukunzi mwiza, aho gukomeza amaboko yabo, kuko hari irindi hishurirwa rya nyuma y'imiraba. Hari ukundi kukumenya kwa nyuma y'imiraba, hari ukundi kukwizera kwa nyuma y'imiraba. Mwahamu ko twakubonye ntitubasha kubiparitaje abandi, ntitubasha kubasangizaho, kuko ibyo ni umwihariko, ukaba umwihariko w'uwo wabikoranye nawe, ukaba umwihariko w'ubuzima w'uwo wabihaye. Uwiteka Mana Nyiringabo ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo bakomezwe, turakwizeye kandi mwami tuzamuye amashimwe muri iki gitondo, tugushimira intambara nyinshi waturwaniriye, tugushimira aho waduhaye amahoro, turebesha amaso tukabona nta mahoro ahari, ariko katubera Imana. Turagushimira mwami ko twatanye tugacana mu bikombe, ibikombe byakabaye bibi by'amarira, ariko ukagenda ubibyazamo amasoko, ibyishimo bikaza, umunezero ukaza. Uwiteka Mana Nyiringabo iyo dusubije amaso inyuma twibuka ineza yawe, tukibuka ubutabazi bwawe, tukibuka amaboko yawe akomeye adukuraho abantu batabasha kudukura. Uwiteka Mana Nyiringabo umuntu wese uriho kandi ahumeka afite icyo yasubizaho amaso inyuma akabona ineza yawe, akavuga ngo niba hahandi narahambutse nibi bimpagaze imbere nzabyambuka nta kabuza. Erega uri amaboko yacu, uri inkomezi zacu, uri ubwugamo bwacu, utubereye byose. Umutima wanjye uguwe neza kuko nzi umugabo tugendana utananirwa, udacogora, udataboye ahamagaye, wo kwizerwa. Erega ubwizerwe bw'abantu tugenda tubumenya mwami uko tubana nab'iminsi. Nabonye ubwizerwe bwawe, uri fidele, uri Imana yizerwa birenze uko nabivuga, uri Imana yizerwa birenze agace nzi, uri Imana yizerwa ibihe byose. Komeza amaboko y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ubarinde gucogora, ubarinde gukebaguza hirya no hino. N'ubundi ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntidutinye ibyica umubiri, ngo ahubwo dutinye ushobora kwica umubiri n'ubugingo akaburimbura muri Gehinomu. Umwanzi Satani akebukisha amaso yabo bagatinda ku byica umubiri, bigatuma batakaza intumbero, nyamara n'ubundi ubutsinzi bubonerwa muri wowe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'agasatsi ko ku mitwe yacu ntigashobora gupfuka. Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo byose urabirinda. Ijambo ryawe kandi rirambwira ngo tuzangwa n'abantu, abagukunda bangwa n'abantu. Satani abahagurukiriza, erega ntanezererwa gukiranuka, ntanezererwa bakomeza iby'uru rugendo, ngo ariko niduhumure n'agasatsi ko ku mitwe yacu ntigashobora gupfuka. Ndagushimira ubwo burinzi urinze itorero, ndagushimira ubwo burinzi urinze abo wahamagaye, ndagushimira uko kurindwa gukomeye, ngo utubambyeho nk'amahema, uratwubarayeho mwami w'abami, nk'uko inkoko kazibundikira abana bayo ibishaka kwica imishwi ntibiyibone, niko tubundikije neza yawe, niko amababa yawe akomeye atuzengurutse, niko amaboko yawe akomeye atuzengurutse. Uwiteka Mana Nyiringabo ndagushimira iyo neza, ndagushimira ubwo burinzi, ndagushimira mwami w'abami kugira neza kwawe. Ujya wemera tukagira ibyo turebesha amaso kugira ngo tumenye ngo Uwiteka dukuye mu rupfu, Uwiteka aradutabaye, adukijije imigambi y'ababi, adukije inzara za Satani, adukiwe mu menyo ye. Ujya wemera ko hari n'ibindi amaso yacu atareba kuko biteye
ubwoba, nk'uko umubyeyi mwiza yakingira umwana iyo bageze mu mpanuka mukiki aramukingira kugira ngo umwana we atagira icyaha. Ni kujya wemera ko amaso yacu hari ibyo atareba, kuko hari imitego iturusha iduteye ubwoba, isa nk'aho iturusha amaboko, twayireba tugahamuka. Ukemera ko amaso yacu atamenya ibikorerwa mu isi yo mu mwijima, kubw'urukundo rwawe rwinshi n'umutima wa kibyeyi, ukaturinda n'ibyo tutazi, ukaturwanirira n'ibyo tutazi. Mara impagarara mu mitima y'abana bawe, bamenye imigambi ya Satani ho mikeya, bamenye imigambi y'abarozi ho mikeya, bamenye imigambi y'ababi bagendanaho mikeya, bihahamura imitima yabo, bibagirwa ko wabarinze bataramenya n'abo barozi babana nabo, bibagirwa ko wabarinze bataramenya n'iyo migambi mibi, bibagirwa ko barinda n'ibindi batanazi, bibagirwa ko abarozi bamenyekanye batanateye n'ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, garura ayo mahoro atemba nk'uruzi mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, bagendane nawe bashinganye, bagendane nawe bafite ubushizi bw'amanga. Shyira Mwami iryo tuze no gutekana mu mitima yabo, kugira ngo bakumenye nk'Imana bagendana nayo. Waratinyutse uravuga ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Warizi icyo uvuze, waruzi icyo ukoze, waruzi ibyo usize mu isi, waruzi uburyo amarembo y'ikuzimu ajya yasama cyane, ariko waruzi imbaraga zizarinda abizera, waruzi imbaraga zizarinda abakiranutsi, waruzi kubaho k'Umwuka Wera kuzabana natwe, kukagendana natwe. Urongera tuvuga ngo dore ndi kumwe namwe kuzagera ku mpera y'isi. Abutuma abakangurira benshi ku bukiranutsi, uri kumwe nabo kuzagera ku mpera y'isi. Urakoze Papa, urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'ubuntu bwawe bwinshi. Ndasaba ibyo byiringiro ngo bimarike mu mutima w'uwabitakaje. Urashoboye, urashoboye, urashoboye Mwami w'abantu. Ese yahagarara gutari urugingo ruzima adafite ibyo byiringiro mu mutima we? Ibi si ibyo umuntu yigirisha, ni umurimo Mwuka Wera ujya ukorera mu mitima yacu. Ndasengera ingingo zigize itorero rya Kristo, haba muri kino gihugu cy'u Rwanda, haba hirya no hino ku isi. Ndasengera abagore n'abagabo bari baratangira urugendo rwo kwizera. Ndasengera abakiri batoya baguhaye ubuzima Kristo. Hari umunsi bavuze ngo uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hari umunsi bumvise mu mitima yabo bagiye kuva mu bibi bakagukurikira ubutazasubira inyuma. Bahagaze mu bihe bitandukanye, bamwe bararambaraye, abandi baracogoye, bumva intambara zibabanye nyinshi, ariko bibutse ibyo wavuze, bibutse kuri uwo kwizerwa, bibutse ibyanditse mu ijambo ryawe, maze ukebukisha amaso yabo, uyavane kuri izo ntambara, uyahe guhanga wowe. Uwo ni umurimo ujya ukora Mwuka Wera, maze ibitwirukansa ntibyongere kudutera ubwoba, ahubwo ujye uduhumurisha bikatubana byinshi, bikatubana byinshi ibyiringiro tukura kuri wowe. Ibyo uvuga bikahumuriza imitima yacu, maze ibyatwirukansaga bikaruswa imbaraga, bikamburwa imbaraga ako kanya. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo wuzuze ibyo byiringiro. Erega icyatumaga Dawidi atinyuka Goliyati, Sawuli n'ingabo ze bamutinye, bakuru ba Dawidi n'abasirikare benshi batojwe baratinye. Ntabwo ari uko Goliyati yari mutoya, ntabwo ari uko atari afite intwaro, ahubwo ni iki umutima wa Dawidi wari warawumenyesheje. Yari azi ko Uwiteka afite imbaraga zo gukiza hatari abantu, yari azi ko Uwiteka afite imbaraga zo gutabara mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo umutima wa Dawidi wari uzi cyari gitandukanye n'icyo Sawuli n'ingabo ze bari bazi, maze ibyo bimubera imbaraga, abasha guhangamura Goliyati. Ndakwinginze njya guhora ku ngoma, niko abahungu bawe n'abakobwa bawe hari ba Goliyati n'imyambi ya Satani y'uburyo bwinshi bahagaze imbere, ariko kuko hari ibyo batakaje hagati aho mu rugendo, batazi icyo Uwiteka abasha gukora, bituma amaso yabo areba Goliyati agasanga ni munini cyane, nta n'itangiriro nta n'iherezo, agasanga nta naho bizajya, ntibizigera binahinduka. Uwiteka we, kora ku mitima yacu, utumenyeshe icyo uvuga. Icyo uvuga nicyo kitubera intwaro yabasha gukubita Goliyati hasi. Icyo uvuga nicyo kibasha kuvuga ngo n'ibindi narabitsinze, natsinze intare n'idubu. Icyo uvuga nicyo kitubera igitsikamutima, kigatuma abagore bavuga ngo si ubwa mbere muhuye n'ikibazo, hari n'ikindi gihe nahuye nacyo Uwiteka yarakindwaniriye, kigatuma abahungu bawe bavuga ngo si ubwa mbere muhuye n'ikibazo, hari n'ibindi Uwiteka yandwaniriye. Ibyo bigatera imitima yabo kugubwa neza, bagutegereje badafite ubwoba. Tukabitera mu izina ry'Uwiteka, tukabitsinda mu izina ry'Uwiteka. Menyesha imitima yacu ibyo uvuga. Garura Mwami kumenya icyo uvuga mu itorero ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, garura ijambo ryawe mu itorero ryawe, garura ijambo ryawe mu itorero ryawe. Dore amarembo y'ikuzimu araryasamiye, abahungu bawe n'abakobwa bawe ntacyo bibitseho mu mitima yabo, ntibazi icyo uvuga, kandi aho niho dukura ubutsinzi, aho niho dukura ubutabazi. Garura iyo nyota Mwami w'abami, garura iyo nyota. Abahungu bawe bagenda n'icyo uvuga, abakobwa bawe bagenda n'icyo uvuga mu mitima yabo, badategereje gusa kuzabwirwa n'abantu. Erega wadusigiye ibyo uvuga, ibyo iyo bitwuzuye tugira imbaraga, ibyo bitwuzuye amaboko yacu arakomezwa. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera wegura abahungu bawe n'abakobwa bawe, wegura abanyetorero bari hirya no hino bacogoye. Ubibutse ko nubwo Yesu arimo arwana hepfo, ariko bikeneye amaboko ya Mose kubazamu
bazamutse. Garura abahungu n'abakobwa bawe mwami w'abami, bongere bibuke ko kubana nawe atari umwanya upfuye ubusa. Bongere bibuke ko buri saha basuka imbere yawe ari ibyo kurya byo mu mwuka bizatuma amaboko yawe ahora azamuye atamanuka, bizatuma badatsindwa n'urugamba. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, garura inyota yo gushaka mu maso hawe mu itorero ryawe, kugira ngo amarembo y'ikuzima yatwasamiye atatumira, atadushobora. Uwiteka Mana Nyiringabo, dufite impamvu nyinshi, turimo turiga, turimo turashaka amafaranga, turimo turashaka iterambere, ariko twibutse ko y'amaboko yacu yamanutse, gutsindwa biba mu ruhande rwacu. Ibutsa abo wahamagaye ko ibyaba atari bigaragara gusa. Uwiteka Mana Nyiringabo, bibutse mukunzi mwiza, bibutse ko urugamba rwabo atari inyama n'amaraso, bibutse ko urugamba rwabo atari ukwiga gusa no kugira amafaranga, bibutse ko hari ahandi barwanira mu bwihisho, maze bashaka amafaranga bakayashakana amahoro, maze bakwiga bakigana amahoro, maze bashaka iterambere bakarigirana amahoro. Bibutse Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo umwanzi atabatsinda, kugira ngo umwanzi atabaheza hasi. Bibutse mwami guhembura imyuka yabo. Bibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko gutinda basoma ijambo atari ubuswa. Bibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko ibyo kurya bizabashoboza gukomeza urugendo. Turakwizeye mukunzi mwiza, twizeye ubuntu bwawe. Reka gusenga kwacu kumvikana imbere yawe. Ugira abahungu wegura, ugira abakobwa wegura Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntidushaka kweguka kw'iminsi mikeya, ntidushaka itorero rikangutseho gatoya rikakanguka, kuko turi mu mpera z'umwaka. Henshi barimo basenga, bakora 40, bakora 21, bakora mwene ibyo Uwiteka Mana Nyiringabo. Abandi bibutse bavuga ngo umwaka urashize ibyo twasezeranirwa tutabibonye. Ntidushaka ibyo bihe byo guhembuka gahe gatoya n'amezi makeya. Turashaka ubuzima buhembutse, ubuzima bwuzuyemo n'icyo uvuga, ubuzima bwuzuyemo n'ijambo ryawe, iminsi ku yindi, amasaha ku yandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibutsa abahungu bawe n'abakobwa bawe ko ibyo bintu bitashoboka batagabura imyuka yabo bahozaho. Ndakwinginze, rema inyota ituma abahungu bawe n'abakobwa bawe bahozaho. Garura inyota mu itorero, atari inyota yo gusirimba gusa, atari inyota yo kuririmba gusa, inyota yo kurya ijambo ryawe, inyota yo kukuzamurira amaboko tutarambiwe, inyota Uwiteka Mana Nyiringabo yo kongera kwihererana nawe no gusenga ubudasiba. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, garura urwo rukundo rwo gusenga mu bahungu bawe n'abakobwa bawe. Birasa nk'aho ari ibintu birambiranye, birasa nk'aho ari ibintu bidafite gahunda, itorero ryatakaje ikibanze. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, garura ibyo bihe. Ibyo nibyo bizatubohorera imbohe, ibyo nibyo bizatuma ubutumwa bwiza bubona umwanya mu mitima y'abantu, ibyo nibyo bizatuma bene wacu batwikururwa n'igitwikirizo umwe Satani yabatwikirije, kugira ngo ubutumwa bwiza butabacana mu mitima yabo, bukabamurikira nabo bagahindukira bagakizwa. Twibutse mwami icyo twashyiriweho, twibutse ko itorero nirisenga n'igihugu cyacu kizakira. Twibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko abitorero nibasenga abo Herode yaraboshye bazabohoka. Twibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko hari igicaniro kiri imbere yawe gitegereje isengesho rye, gitegereje iryanjye, gitegereje iby'amatorero hirya no hino. Tugarukeho mukunzi mwiza, tugarukeho. Dore duhagaze mu gihe kimeze nk'ari amatorero mwami w'abami avuga mu byahishuwe. Bamwe mwami urukundo rwa mbere rwarakonje, rwarazimye. Uwiteka we, tugaruke wongera utubyutse. Byutse itorero ryawe, byutse abahungu bawe n'abakobwa bawe bigeze kugukunda, bigeze kuguha umwanya, bigeze kuguha ubutunzi bwabo, bigeze gukoresha impano zabo, bigeze kugira ishyaka ry'abarimbuka, bigeze kubyuka basenga ibicuku, basabira ubugingo bw'abandi, bigeze kubyuka bakumbuye kubana nawe. Ongera ubabyutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Byutse itorero ryawe ryasinziriye, urukundo rugakonja. Byutse itorero ryawe, abigeze kugutangira batizigama, uyu munsi bakaba bumva ari ugupfusha ubusa. Uwiteka we, byutsa mwami, byutse itorero ryawe ryinjemo n'inyigisho zidakwiriye. Uwiteka Mana Nyiringabo, bakemerera ibuhanuzi bupfuye, bakemerera ibitari byo, kugira ngo haraho dukurikirwe n'abantu. Ongera ubabyutse Uwiteka Mana Nyiringabo, inyigisho z'ukuri zikuvuga Kristo zongere zigaruke mwami mu kanwa kabigisha, zongere zigaruke Uwiteka Mana Nyiringabo mu bamarayika bahagarariye amatorero, abashumba bagiye ushyiraho hirya no hino. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, tugaruremo uwo mutima wo gukunda ibyo uvuga, wo gushaka ibyo uvuga, tudasiganwa dushaka amafaranga, ngo twibagirwe yuko hari n'abarushwa no kwigisha bakwiriye gutinda muri iryo jambo nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo abo ngabo nibubahwe inshuro ebyiri. Garura imitima y'abungeri, garura imitima y'abavuga butumwa, bamenye ko atari ugusatura no gukubita, bamenye ko dukwiye gutinda mu maso yawe, dushaka kumva icyo wabwira ubwoko bwawe. Erega amagambo yacu inzovu nta muntu yakiza, ariko iyo ubiherekeje nyaguhora ku ngoma, byakiza umwe akava mu byaha, byakiza umwe akazuka. Tugarukeho mu itorero ryawe mwa, tugarukeho mukunzi mwiza, wongera utuzure, wongera utubyutse. Dore mwami harimo kurangara kwinshi, tugarukeho, wongera ukebukisha amaso yacu,
utwibutse mukunzi mwiza, nubwo kugira inyubako nziza ari byiza, nubwo kugira abantu benshi ari byiza, ariko ko hari bimwe bizasigara ahangaha mu isi, nubwo kugira ibicurangisha ari byiza, nubwo kuvuga ku mbuga zitandukanye nkorambaga zigera hirya no hino ku isi ari byiza, ariko utwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko ibyo ngibyo atari byo kamara. Ubugingo bw'abantu nibwo tuzapresenta imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, twibutse ko ubugingo bwose ari ubw'agaciro. Garura iby'agaciro mu itorero ryawe. Irabagirana n'isi irabifite, kwicara neza n'isi birabifite, amazu meza n'isi irabifite, kandi ibyo byose bizasigara inahangaha. Ongera ukura imitima yacu kubitagira umumaro, ubishyire kubifite umumaro. Mwami w'aba, duhindukirisha ineza yawe. Byutsa abahungu bawe n'abakobwa bawe bajya bumva atari n'ibyabo, nyamara ari umukumbi mutoya uri mu mukumbi wawe Mwami. Ongera ubibutse Mwami ko gusenga kwabo hari icyo kwamara, ko guhaguruka kwabo hari icyo kwamara. Ongera umara ubwoba buri muntu wese wumva afite umutima w'icyo yakora ariko agahora yumva afite ubwoba. Mara ubwo bwoba buva kwa Satani mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Bongere bamenye yuko ubakeneye, bongere bamenye yuko n'abari intumwa muri iki gihe Mwami w'abami, wakorana nabo itorero ryawe rigahembuka. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho Mwami w'abami, tugarukeho. Wagiye ubwira aya matorero ubabwira ngo abazanesha uzabagira inkingi yo mu nzu yawe, abazanesha ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri, abazanesha Uwiteka Mana Nyiringabo. Dushoboze Mwami kudatsindwa n'uburiganya bwa Satani, dushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo kutavanga iby'isi n'iby'ijuru, dushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo. Uyu munsi mu itorero ryawe ibintu byinshi tugenda tubyemera twumva nta n'icyo binatwaye, turakwingize kugira ngo wongere ubyutse itorero, urihagarike ku rutare nk'uko wagambiriye, maze ibyo ushaka ari byo byonyine bikorwamo. Erega turi ingingo ntabwo zitekerereza, zitekerezwa n'imitwe. Ni wowe mutwe utekereza, natwe tukexekita, ariko uyu munsi turazana ibihimbano tugahimba ibindi. Dushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo kongera kukonekita kuri wowe, ni wowe mutwe w'itorero, maze ibyo ushaka ari byo bikorwa Mwami w'aba. Ndetse n'uburiganya bw'abantu bujya budushuka, abenshi bakaza batubwira turashaka ibi, turashaka ko bigenda gutya. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twemere kuyoborwa nawe. Dushoboze Kristo, warasezeranye kandi urasohoza. Ni wowe wabyivugiye ku itorero ryawe, uzaryubaka ku rutare, uzaririnda, uzarishimangira. Ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugirire ubuntu, utwambike imbaraga, udushoboze guhagarara nk'uko ushaka. Turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe. Nongeye gusenga Mwami ngo wongere uhagurutse n'urubyaro rushya rufite amavuta mashya. Hari igihe Mwami habaho kunanirwa, abantu bagacogora, tugahagarara mu gihe kimeze nk'icya Eli, ariko ntujya wiburira abantu. Wahagurutse abameze nka Samweli, wahagurutse aba Timoteyo, wahagurutse abantu bafite umutima Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bamaramaje biteguye no kuzagera mu rupfu. Wahagurutse abana bo kunga bameze nka ba Barinabo Uwiteka Mana Nyiringabo, wahagurutse abana bafite umutima w'ubwambi bwawe, wahagurutse abakiri batoya, wahagurutse urubyiruko mukunzi mwiza, maze ukaruhagarika nk'uko ushaka, ukarukoresha nk'uko ushaka. Wakwiharira imitima yacu kugira ngo tutarangara, tukibwira yuko Mwami Nyiringabo ari imbaraga zacu, ari ugushobora kwacu, ari ukubasha gusenga kwacu, ari ukumenya kuvuga kwacu. Ukongera ugahembura itorero ryawe, itorero ryawe Mwami rigahagarara nk'uko ari wararigennye, ko ritari ryo gutwikirwa ahubwo ari ryo gushyirwa hejuru, rikamurikira mu isi yuzuye umwijima. Itorero ryawe Mwami wari utwubatse ku musozi hejuru, ku mudugudu hejuru, turi abantu batabasha kwihisha kugira ngo tumurikire abandi, ariko uyu munsi biravangavanze, nta wamenya ukijijwe n'udakijijwe. Tugaruke wongera utuzure mukunzi mwiza, turaguhendahenda Mwami, kandi Mwami duhagaze mu cyuho tugusaba imbabazi aho tutabigenje neza. Tubabarire Mwami, twebwe twitiriwe izina ryawe, ndetse twebwe twitwa n'abakozi bawe. Tumabarire Mwami w'abami. Rimwe na rimwe duhaguruka dufite ishyaka, twagera imbere tukagwa mu mitego nk'iy'abandi bagwamo. Turakwinginze Mwami kugira ngo tubabarire kandi utwambike imbaraga, utwambike imbaraga. Iby'isi biradukurura, icyubahiro kikadukurura, amafaranga akatureshya, gukomerwa amashyi n'abantu bikareshya benshi. Ndakwinginze Nyaguhora ku ngoma kugira ngo tubabarire kandi utwambike imbaraga. Garuka ku bahungu bawe n'abakobwa bawe urimo ukoresha hirya no hino, ubambika imbaraga Mwami, ubambika imbaraga. Abo mwanzi Satani yateje imyami, abahora ko bakwitabye, abahora ko biyemeje kugukorera, wongere ubegure Uwiteka Mana Nyiringabo, wongere ubegure. Ubuntu bwawe bubahaze nk'uko wabwiye Pawulo ngo ubuntu bwawe buramuhagije. Igishakwe kimuriho, ubuzima bwe bugoranye, ariko ubuntu bwawe bukaba bwinshi, bukamushoboza gukomeza urugendo. Sanga abagore n'abagabo wahamagaye, sanga abayobozi b'amatorero atandukanye, sanga abayobora ingingo za Kristo hirya no hino. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuntu bwawe bubane bwinshi,
ubuntu bubashoboze barenga iyi myaka, batambuke bigira imbere, bakomezanye nawe mu rugendo. Harimo bahagaze mu ngorane batabasha no kuvuga kuko benshi muri bo badafite nabo batega amatwi cyangwa se badafite nabo babwira. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wongere ubegure, ubuntu bwawe babane bwinshi, ubuntu bwawe bube ku bagore wahamagaye, ubuntu bwawe bube ku bagabo, bube ku bakiri batoya wahamagaye, maze bakomereshe urugendo. Papa ubegure, ni wowe wabatoranyije, ni wowe wabatumye. Turabasengera Mwami kugira ngo bakomereze amaboko, ntiwemere ko imyuka yabo izima, ntiwemere ko urumuri wari waracanye muri bo rwazima bagahinduka umwijima. Turakwinginze Mwami kugira ngo ubuntu bwawe babeho, kugira neza kwawe kubabeho. Urakoze Papa. Reka dusome ijambo ry'Imana gatoya, hanyuma dusengere nanone itorero n'igihugu. Inshuti z'Imana, bibutse ko niba twaragize umugisha wo kuba muri Kristo Yesu, n'umugisha w'igitangaza. Hari igihe tutamenya agaciro kabyo iyo amaso yacu yagarukiye inahangaha, ariko abari muri Kristo Yesu barashinganywe. Muri Luka 21, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 21:16 kugeza kuri 19, haravuga ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe, muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu, nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Nagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu yiyemeje kubana na Kristo neza, Satani azamwanga, kandi Satani kugira ngo akwange bikubabaze azakoresha abantu. Inshuti y'Imana, ariko dore dufite isezerano ngo ntimuzapfuka n'agasatsi na kamwe ko ku mitwe yanyu, nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Yesu yarabizi ko hazabaho kwangwa. Hari ukwangwa kugaragara, umuntu akakwanga mugahangana, hari no kwangwa mu buryo bwo mu mwuka. Satani agahagurukiriza ibitero by'uburyo bwose, ibyo umenya n'iby'Imana yemera kutamenya, kuko bikurusha kuvuga ngo bikurusha amaboko, n'ubundi byo gutera byinshi biba biturusha amaboko, turwanirwa n'Imana, ahubwo kuko biguteye ubwoba byaguhahamura, bimwe muri by'Imana ikanga ko amaso yawe abibona. Ariko Umwami Imana aravuga ngo humura, n'agasatsi ko ku mutwe wawe ntikazagwa hasi. Icyo Satani abagambiriye niki? Ni ukubuza uwari utangira urugendo rwo gukiranuka kumucogoza. Abantu bose bagerageza gukizwa neza no kubaha Imana batangirira mu ntambara. Iyo umuntu akibigambira akavuga ngo sinzasubira inyuma, Satani ahagurutse ibintu ibihumbi byo kugusubiza inyuma. Ariko humura, n'agasatsi ko ku mutwe wawe ntigashobora kugwa, Imana itabyemeye. Ubuzima bwawe burashinganye. Nanone muri iki gitabo cya Luka 12:32-34 ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugura ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodera udusaho tudasaza, aribwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Nanone iyo Satani arimo gutera, icyo aba ashaka ni ugukura amaso yawe ku ijuru ukayashyira ku by'isi. Bibiliya iratubwira ngo aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uzaba. Biragoye ko umukristo utekereza ku by'isi gusa umutima we wabasha kuba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ubutunzi bwe ni ku byo afite gusa, ariko abandi bagenda batsinda. Nshuti y'Imana, twibuka aho tuzaba nuko tuzabana n'Imana mu ijuru, ubutunzi bukatubera kuzabana n'Imana mu ijuru. Rero umutima bigatuma wiharirwa n'ijuru, iby'isi ntibitubashe. Imana yacu tugirire neza, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Igihe cyose ubutunzi bwawe ari ibingibi bifatika, kubigira ni byiza, ariko umutima wawe nuzirikanwa nabyo uzahorana amahoro make. Ariko umutima wawe nubivaho ukamenya ngo data ubimpa azi uko abigenza, nzakora icyo nshinzwe gukora, ibindi arabishinzwe. Umutima wawe nutazirikanwa nabyo uzahorana amahoro yuzuye ava mu ijuru, kuko umutima wawe uzaba uri hariya ubikiye ubutunzi bwawe. Nanone Matayo 28, Yesu yatanze isezerano ku bantu bahaguruka gukangurira abandi ku bukiranutsi. Mu bahaguruka gukangurira abandi mu bukiranutsi harimo abavuga ubutumwa bwiza ngo tubuvuga, harimo abasenga basengera itorero kugira ngo rikomeze rigire imbaraga, basengera imirimo y'Imana itandukanye. Harimo n'abakiranuka bavuga ngo reka nirinde ahari imbuto zanjye zazatuma uyu mugabo uyu mugore aba baturanyi abo dusengana bakomezwa. Harimo n'abatangamo ubutunzi bwabo. Abo bose barashinganye muri Kristo Yesu. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nta joro urara utari kumwe n'Umwami. Humura, ari kumwe natwe iminsi yose. Na ya minsi urira, na ya minsi uhangayika, na ya minsi utazi uko bigenda, Yesu aba ari kumwe nawe. Yatangiye avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende. Iyo ijambo rimeze gutya, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko nimugende, atwoherezanye ubutware. Arangira atubwira ngo niduhumure, ari kumwe natwe iminsi yose. Niwemera ko hari ikintu kigabanya uburyohe bw'agakiza wari umaze kugira, niwemera ko hari ikintu kigabanya intambwe wari umaze gutera muri Kristo, nagira ngo ibiguhagurukira byose, byaturuka mu kazi, byaturuka mu mubana, byaturuka mu ngorane, utugorane twose Satani ahagurutse iruhande rwawe, abagira ngo
iyi ngendo, utakaze iby'urugendo. Waruhagurukiye gukora ibyo gukiranuka, waruhagurukiye gukundana n'Imana neza, ufite ingamba uvuga ngo ngiye kujya nsenga, ngiye kujya nsoma ijambo ry'Imana, ngiye gukurikiza ibyo rivuga, ngiye gukizwa neza. Satani ibyo ahagurutsa byose nicyo ngicyo birwanya, kuko si amafaranga yawe akeneye, arayafite ya pirate yujuje mu isi no hirya no hino. Si ikindi ashaka, arashaka icy'agaciro ufite muri wowe, kubana n'Imana neza. Ariko Kristo yaradusezeranyije ngo twebwe tugende twigisha abantu kwitondera ibyo yababwiye, tubyitondere natwe ubwacu, hanyuma ari kumwe natwe iminsi yose kuzagera ku mperuka y'isi. Ndangiza ibi ngibi, tujye gusengera n'igihugu. Turasengera itorero gatoya, twongere dusengere n'igihugu. Mu Mubwiriza igice cya 10 murongo 16 wa 17 haravuga ngo wagihuguwe, iyo ufite umwami ari umwana mutoya kandi ibikomangoma byawe bikaba ibirya kare, uba ubonye ishyano. Ibyo ngibyo bivuga ngo ibirya kare. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo igihugu kiba kigwishije ishyano iyo gitegekwa n'umusore, abatware bacyo birirwa mu birori. Ni ukuvuga ngo iyo tugize ibyago, abatuyobora, abayobora ibigo, abayobora muri leta, bakaba abanyabirori, ntago babasha gukora inshingano, ntibabasha gutanga, kuko kuba umuyobozi ni ukwitanga. Barara amajoro n'amanywa. Uyu munsi twari turyamye, abasirikare barabagendaga, ni ukuvuga ngo ni ukwitanga. Abashinzwe umutekano barara bagenda, barara bataryamye. Ariko ngo igihugu kiba kigize ibyago iyo kigize abatware b'abanyabirori, ni ukuvuga ngo binywereye inzoga, bibereye mu birori, batiteye ku iterambere no kurinda abaturage babo. Hanyuma ku murongo wa 17 hakavuga ngo wagihuguwe, ubuhiriwe iyo ufite umwana w'imfuraho umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye, kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Ngo igihugu gitegekwa n'umwami, umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana bisobanura, igihugu gitegekwa n'umwami w'umunyacyubahiro, kikagira n'abatware barya ku gihe, kugira ngo bagire imbaraga aho kuba abasinzi, icyo gihugu kiba gihiriwe. Torero ry'Imana, dufite inshingano zo gusenga. Iyo tuvuga igihugu, rega natwe tukirimo, ntidutuye mu kirere, nta nubwo turajya mu ijuru, turacyari ahangaha. Reka twongere dusenge. Ugira ibyiza uvuga ku itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo ni wowe nanjye. Wibuke ko iyo wagize intege nke, buriya ni urugingo rwa Kristo ruba rwagize intege nke. Biratworohera kwirwa twerekeza amaso ku ntege nkeya z'abandi, ariko tukibagirwa ko natwe turi ingingo za Kristo. Iyo ugize intege nkeya, uba ukurura undi mugenzi wawe umujyana hasi. Iyo ukomere muri Kristo, buryo buri muzamura abandi. Gukomera kwawe ni iby'agaciro mu maso y'Imana, kuko bikomeza benshi. Kugwa kwawe ni igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana. Iyo uhisemo nabi, ugahitamo bidahesha Imana icyubahiro, ni igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimira ko itorero ryawe rishinganye, waryoherejanye ubutware, waravuze ngo uri kumwe natwe iminsi yose kuzagera ku mpera y'isi. Waratubwiye ngo wahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ngo nuko nitugende tubwire abantu bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza, tubigishe kwitondera ibyo wababwiye, ngo dore uri kumwe natwe iminsi yose kuzagera ku mpera y'isi. Mwami mwiza, ndasenze ubwo buntu wongere ubugarure mu itorero ryawe, twongere duhagarare ku cyo watubwiye. Hari icyo wahaye abayobora ibihugu, hari n'icyo wahaye itorero, ariko uyu munsi ahubwo tukabivanga tugahagarara mu myanya itari iyacu, tukajya mu bitari ibyacu. Garura itorero ryawe ku nshingano, duhagarare dukiranuka, kandi dutoza abantu gukora ibyo gukiranuka, twitondera ibyo watubwiye, tubitoza n'abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ubwo butware usezeranye itorero bukorere muri twebwe. Garura amahoro mu bakozi bawe bari bayatakaje, bumvaga bari bonyine, nyamara watubwiye ngo uzabana natwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi. Niba isi itararangira, uri kumwe natwe. Niba umwuka wera atarazamukana itorero, uri kumwe natwe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka uko ubwo bushizi bw'amanga bugaruke mu mitima yabo wahamagaye, abazwi, abatazwi, abagukorera mu ibanga, abagukora mu buryo buri publique. Garura uko kumva bashinganye mu mitima yabo, kugira ngo bitubere imbaraga zo guhagarara mu nshingano. Kuko iyo umuntu amaze kumva ari wenyine, akumva amaso yawe atamuriho, akumva utari kumwe nawe, no gukora ibibi birashoboka, no kugamburura birashoboka. Ariko iyo tuzi neza kuri kumwe natwe, imbaraga ziratwuzura, ubwuzu bukatwuzura, ishyaka ryo kukuvuga no kwamamaza rikatwuzura. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, garuka ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, ingingo zirwaye zigize itorero, wongere uzikize. Ni wowe muvuzi mwiza, ni wowe mwungeri uruta abandi, ngo n'agatamba kamwe gatannye niyo kavunitse urakazana ukakunga, ugaterura ku bitugu, ukagaheka mu rukundo n'imbabazi. Ndasenze kugira ngo wegure abahungu bawe n'abakobwa bawe baguye pfiyo ngiyo mu manga. Mwami mwiza, dushobora kutabiha agaciro igihe tubona insengero zuzuye, igihe tubona abo tubwira bahari, ariko iyo nta mimwe, urwo ni urugingo rufite agaciro. Warwunga Uwiteka Mana Nyiringabo, wakiza izo mvunane, wakiza ibyo bikomere, wakiza ibyo byamuzimije,
akibagirwa impano ziri muri we, akibagirwa umuhamagaro uri we, ibyiza yajyaga agambira kuzakorera abantu mu bwami bwawe bikaba byaramushizemo kubera ibibazo n'ingorane. Wamwunga ugakiza izo mvune, ugakiza Uwiteka Mana Nyiringabo, ugakiza imvune z'umutima, ugakora ku mubiri we ukahakiza Mwami, ukongera ukamuhagarika ari urugingo ruzima narwo rurimo rusiganwa rujyana ubutumwa bwiza. Turakwizeye mukunzi mwiza, twizeye ubutware wahaye itorero, twizeye kutajya udusiga twenyine. Uri umugabo munyakuri, ntabwo ubeshya Mwami. Duhagaze Mwami nk'itorero twongeye gusengera igihugu cyacu, turagusaba imbabazi ku kintu cyose kitaguhesha icyubahiro cyakorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire nk'abaturage, ubabarire abayobozi, utubabarire mukunzi mwiza. Ikintu cyose cyakwigizayo kuri ubu butaka, cyakubwira ko tutagukeneye, cyakwimika izindi mana, ukitubabarire mukunzi mwiza, kandi ubuntu bwawe butubeho. Ngo igihugu kiba gihiriwe iyo gifite abatware Uwiteka Mana Nyiringabo badahora mu birori, batazindukira mu nzoga, iyo gifite abatware bagambiriye Mwami gukora ibyo ushyize mu mitima yabo. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo hagurutse abatware, abayobora, abafite ijambo hejuru y'ubuzima bw'abantu, abayobora ibigo binini, abayobora mu rwego rwo hasi, abayobora Mwami mu nshingano zitandukanye wagiye ubashyiraho, dore ko abami n'abatware ari wowe ubimika. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo bagire uwo mutima wo gukunda igihugu, barye kugira ngo bagire imbaraga zo kugikorera, bave mu birangaza Uwiteka Mana Nyiringabo. Ese umuntu yakwirirwa yarwanya gufatwa ku ngufu kw'abana, akarwanya inda ziterwa abana batoya b'abangavu, nawe yarangiza akazitera? Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo udukirize imitima y'abatuyobora, ubahindukirize ku bukiranutsi bose nk'uko bari nyaguhora ku ngoma. Buri muntu n'urwego rwe, guhera ku bayobozi bakuru b'igihugu cyacu kugeza ku bayobozi bo hasi, udukirize igihugu mukunzi mwiza. Abo hagaritse mu nshingano ubibutse ko ari wowe utanga ubwami, akaba ari wowe utanga ubutware, ni wowe ushyiraho abami ukimika abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka buri mutware wose wahaye icyizere ukamwibuka mwicaza mu ntebe runaka, yibuke ko ari wowe wamushyizeho, maze icyo wagambiriye ujya kumushyiraho Uwiteka Mana Nyiringabo ukimukoreshe, maze igihugu gitekane, gukiranuka kugwire, uburinzi bwawe bukibeho. Turavuga amaraso yawe ku butaka bw'u Rwanda, turavuga amaraso yawe mu kirere cy'u Rwanda, turavuga amaraso yawe ku mbibi z'u Rwanda. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko ari wowe ufite ijambo ku byaremwe byose. Ibyo ushaka ari byo bikorwa, kandi ibyo ushaka bihora ari byiza, imigambi yawe ahora ari myiza, ngo ni amahoro si ibibi. Uwiteka we, reka usohoze icyo uvuga kuri kino gihugu, maze Mwami natwe nk'itorero uduhagarike mu buryo bukwiriye, uduhagarike mu buryo bukwiriye. Ubundi mu amategeko no gukiranuka byagombaga guturuka i Siyoni. Uwiteka we, twagombaga kuba Mwami abavuga ibyiza, abahagarara nk'urugero. Aho twabyishe wongere utubabarire, aho twagiye natwe Mwami nk'abagize itoro n'ingingo zacu kujya kuburanira ku bisi nk'uko ijambo ryawe ritubwira, maze baba badushagaho icyitegererezo bakakituburaho, baba badushagaho urugero bakatuburaho, bakavuga ngo abirirwa barya ruswa nabo ni abakristo, birirwa baririmba, abirirwa basambana ni abavuga ubutumwa, birirwa bigisha, abakora amahano n'abarwana mu ngo zabo nabo ni abapasiteri. Turakwinginze ngo utubabarire, utubabarire kandi udukize icyo cyasha, imitima yacu yikize, ubuzima bwacu bukize. Uwiteka Mana Nyiringabo, wari udushyizeho kugira ngo tubere ibihugu byacu amatabaza, tugarukaho twambika imbaraga, ubuntu bwawe budutwikire muri za mbabazi zawe nyinshi, utwigarurire mukunzi mwiza. Twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe. Garura ubumwe Mwami mu itorero ryawe, buri rugingo rwahoraga rwumva rwigize kandi rwihagije, urwibutse ko ari agace kagize umubiri, turi ingingo zuzuza. Reka umuhungu wawe n'umukobwa wawe, kubwa hari aho ibyamukomerekeje hasengera mu nzu yitiriwe izina ryaho wemeye ko abarizwa mu itorero lokale, reka Uwiteka Mana Nyiringabo wongere gukiza umutima we, umwibutse ko ari urugingo rufatanye n'izindi. Iyo urugingo ruciwe rugashyirwa ku ruhande ruruma, ni nka rya shami ryahwanyuwe ku giti riruma. Uwiteka Mana Nyiringabo, kiza imitima, kiza imitima y'ingingo zigize itorero ryawe, abababajwe na bene se, abo twababaje, abo twahemukiye, wongere ukiza imitima yabo mukunzi mwiza, maze wongere ubabwire ko badashobora kubaho bari bonyine, ubibuka ko bakeneranye Mwami. Urakoze Papa, ndasabira imbaraga abantu bakora umurimo wawe hirya no hino muri kino gihugu, abahungu bawe n'abakobwa bawe, abagukorera mu ivugabutumwa, abahagurutse nk'abahanuzi b'ukuri, ubakomereza amaboko, abakuramya mu ndirimbo imitima yacu igahembuka, ubakomereza amaboko, abahagaze mu gukiranuka
biyemeje kuba urugero rwa benshi ubakomereza amaboko. Abatanga ibyabo kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe, insengero zubakwe, za Bibiliya zikomeze zisemurwe, Uwiteka Mana Nyiringabo ubakomereza amaboko. Abagore n'abagabo bahagaze batoza urubyaro rwabo kubaha Imana, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo. Abahungu n'abakobwa bakiri batoya biyemeje gukiranuka ariko bagahagarara n'urubyiruko rwanduye rukabacogoza, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo. Abana bawe, aba tuzi amazina nabo tutazi amazina, ubakomereza amaboko. Abakecuru n'abasaza barimo basenga, basengera itorero, basengera abera, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo. Komeza itorero ryawe muri kino gihugu. Ibyo dupfa bidafite umumaro ubikure mu mitima yacu, utwibutse ko ari wowe wadupfiriye, utwibutse ko turi umwe muri wowe. Ntabwo uzatwara buri rugingo ukwarwo. Igihe uzaza gutwara itorero dushorewe no kubaho k'Umwuka Wera, uzatwara twese umubiri wawe Kristo. Utwibutse iby'agaciro, ukura amaso yacu ku bidafite umumaro, ku mpaka zipfuye, ku bidafite umumaro. Utwiharire Mwami w'abami, ni wowe mutwe w'itorero Kristo, turakwizeye. Reka ibikuzuye abe aribyo bitwuzura, ngo wari wuzuwe n'ubuntu n'ukuri, reka byuzure mu itorero ryawe. Abari barimo kuva mu mirimo itandukanye wari warabahamagaye, kuko ibiremereye amaboko byabo bibarushije imbaraga. Abari baratangiye insengero, abari batangiye ministry zitandukanye, abagukoraga mu mpano zitandukanye, uyu munsi baremereye bikaba bibarusha amaboko, ubagaruke Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntiwemere ko baheranwa, wongere ubabyutse, ubakomeze. Iyo abagore n'abagabo nk'abo ngabo batahaba, ahari aho twari kuba tutarakizwa. Iyo tutagira abo twumviraho ijambo ry'Imana, ngo ubuzima bwabo buduhembure, ngo batubere icyitegerezo cyiza, ahari aho Mwami tuba natwe tutarakomejwe muri uru rugendo. Turakwinginze kugira ngo wegure abaruhijwe uyu munsi. Bageze aho bibaza ngo ese ubundi ni wari waraduhamagaye, kandi hari ijwi ryawe bumvise, hari uko bari baravuganye nawe, ariko iyo umuntu ageze mu birushya ajya yibaza niba ari wowe mwavuganye. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bagarukeho. Abahagaze mu bihe bimeze nk'ibya Yohana Umubatiza, igihe yakubatizaga yumvise ijwi rivugira mu ijuru, yari afite ibihamya, yari azi uwo ari we. Yari yaravuze ngo ngiye nkwiriye kumanuka ngo wagakuzwa. Yari yavuze ngo umuranga ahita abura agaciro uwo yarangaga agaragajwe. Yari yarakubonye, ariko mu bihe bikomeye haribaza ngo ese ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ndasengera abagore n'abagabo bahagaze mu bihe nk'ibyo ngibyo, abibazo byahungije bakanyanyagira hirya no hino muri iyi si. Ndakwinginze ngo bagarukeho n'imbabazi zawe nyinshi, bakomereza amaboko, bahagurukize bahuri na Baroni bo gufata amaboko yabo kugira ngo badacogora. Mwuka Wera, nshuti nziza, mwinginze uruta abandi, reka iminiho yawe yongere igira iki byose mu mitima yabo, bongere bamenye ko bari barahamagawe n'Imana, bakomerere mu rugendo. Ubambika imbaraga kugira ngo amacumu n'amabuye natwe twabateye igihe bari bari mu bihe by'intege nke ntagire icyo bibatwara, babere imbaraga zongera kubyuka mu rugendo. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Garuka ku bakobwa bari barakuririmbe, bwacya batwara amada bakavuga ngo birarangiye, bagaruka wongera ubabyutse. Garuka ku bagore n'abagabo bagukoreraga Mwami, ingo zabasenyukana bakavuga ngo birarangiye, bagarukeho. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, utandukanye natwe. Garuka ku bagukoreye, bwacyo ubukene bukabinjira, bakacongora bakamera nabi, bagakena bakambara ubusa, bakabura uko bigisha abana babo. Bagarukeho ubibutse kuri Imana y'ubuntu bwinshi. Wowe wunamuye Yobu, wakongera ukabunamura Uwiteka Mana Nyiringabo. Amaherezo ya Yobu yabaye meza kuruta itangira rye. Turakwizeye, uri Imana yumva gusenga. Ibutsa abagize itorero umukumbi wawe, abana bawe batoya, abahungu n'abakobwa, ngo mwamukumbi mutoya, ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Bibutse ko ari abagaciro, bibutse ko atari ingwiza murongo, bibutse ko igihe duhagazemo ari nta mutambyi tuvuganira imbere y'Imana, ahubwo ko twese twigererayo. Mwuka Wera urabikora. Abayobozi badushyiriyeho nabo kutuyobora no kudutyaza, ariko kuvugana nawe byemerewe bose. Bibutse ko nubwo ari umukumbi mutoya wishimira kubaha ubwami, bibutse ko ari abagaciro mu bwami bwawe. Urakoze Papa. Mwami, nubwo tuvuga ibi byose, itorero ryawe ryitayeho, wararirinze imyaka irenga ibihumbi, ryaciye mu itotezo, rica mu rupfu,
ariko na n'uyu munsi abakiranutsi baracyariho, abakozi bawe baracyari hirya no hino mu isi, abavuga ubutumwa bafite umwete mu mashyamba hirya no hino baracyahari, abari mu bihugu bitembera ubutumwa bwiza bakemera gupfa baracyahari, abari mu bihugu kubera essence bagenda batakaza gukiranuka uracyabafite bakiranukayo, uracyafite itorero ryawe hirya no hino mu isi. Urakoze kubw'uburinzi bwawe, urakoze kubw'amaraso warimeneye, wowe wariguze amaraso uryitayeho. Reka imitima itekane, abahungu bawe n'abakobwa bawe bagubwe neza, bamenye neza ko uririnda, uribereye maso. Duhagarike mwami mu buryo bukwiriye kugira ngo dukomeze kugira imbaraga zo gukangurira benshi ku bukiranutsi. Igihe tuzazamuka uduhamagaye mu mazina yacu, tuzazamukana iminyago myinshi. Abo twabwirije ubutumwa bwiza, abari bacogoye batureba bagakomera, tuzazamukane kuri urya munsi. Utwibutse ko ibyacu bitarangirira ino, udukize guhoza amaso kubishira. Itorero ritunzwe n'ibitagaragara, ritunzwe no kwizera, ribeshwaho no kwizera. Imbaraga zaryo zikomoka mu bitagaragara, bitaboneshwa amaso, mu bidashira, mu bihoraho. Utwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo abo turi bo muri wowe Kristo. Urakoze Papa, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe. Imanza zitabera nizikorere mu gihugu cyacu, ibyo ushaka, ibyo ushima kuri buno butaka bw'u Rwanda aba ari byo bikorwa. Ibitavuye iwawe ntibishyigikirwe, ntibibeho. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umutima w'abami ngo uba mu kiganza cyawe, ngo uwuyobora aho ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Imitima y'abatware waduhaye mwami ngo batuyobore, uyiyobora uko ushaka, uyiganisha aho ushaka mu cyerekezo gikwiriye. Mwami nubwo bafite ingamba bakagambirira, ariko nabo ni abantu bareba ahangaha, yego bakagira za strategy zo mu myaka myinshi, bashyigikire mu byiza, bifuriza abaturage, bashyigikire mu byiza, bifuriza igihugu nyaguhora ku ngoma. Ubwenge bwawe bukorere muri bo, ibyemezo byabo byose biyoborwe nawe. Mwami nongeye kuvuga ibyiza kuri uyu munsi waturemeye, ndavuga ibyiza ku bahungu bawe n'abakobwa bawe aho bari bibwirirwe hirya no hino. Amahoro yawe yuzure mu mitima yabo, ugendane nabo bakumve bugufi bwawe, uzane ibyiza ku buzima bw'uwari umaze iminsi ahagaze mu bibi, muhinduranyirize ibihe, nyuranye ibihe ku buzima bwe. Turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe. Urakoze kuba abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukira imbere yawe. Reka ubuzima bwabo buvomererwe, buhemburwe. Ibi bihe mwami bazabikuremo ibyiza, ubugingo bwabo bwuzuye, bufite imbaraga, bugaburiwe. Nibasubiza amaso inyuma bazajya bavuga ngo hari umunsi twakubonye, hari umunsi twafashe ibyemezo byo gukomeza mu rugendo, ubutazongera gucogora. Urakoze mwami mwiza, turasabira umugisha abadutera inkunga mu isengesho, abaduhetse mu mitima yabo, abadufasha mwami kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze buvuge, ubagirire neza. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Murakoze.